twizeye ko mumeze neza aho muri mu mpande zitandukanye kandi dukomeje kwihanganisha imiryango yego yagize ibyago bwoko bwose muri rusange tutanze mpore yego. hanyuma uyu munsi nanone tukaba tuje mu kiganiro ngo twongere tuganire ku biri gutambuka ku bitameze neza. Ni karibu cyane. Murakoze muvandimwe. Hanyuma twanganisha abantu hano mu muhanda habaye ibiriyo byinshi ariko tukiri kuri ibyo by'ikiriyo ngira ngo muri kugenda mwumva amakuru ari kugenda acicinkana ku bijyanye n'urupfu rw'umuvandimwe musirimu. Uru rupfu rwavugishije abantu benshi, abantu barukritikaho cyane kubera ko impfu wenda ni ibintu bisanzwe, abantu barapfa, abantu bari gupfa ni bisanzwe, ariko ahanini iyo hajemo koze isa nkaho itamenyerewe, niyo mpamvu usanga abantu bacitse ururondogoro bakavuga. Wenda natwe tuza kubikomozaho tuvugeho urupfu rwa musirimu rwagiye ruzana amakuru menshi hanze, amakuru menshi yagiye avugwa, wenda turi buze no kuvugaho, ariko kandi ni amakuru kandi amakuru yose siko bari ukuri, ariko kandi bazaca umugani ngo nta nduru ujya ivugira ubusa ku musozi. kandi urumva buriya ngo ikintu gitera n'ibintu naco hari igihe nyine usanga gifite ishingiro. Yego, gifite ishingiro, gifite icyabiteye, ugasanga wenda abantu nyine bari kuvuga bahereye ku bihari. Abantu rero bari kuvuga ibihere ku bihari, nyine abantu nyine wenda ntava mu mitima y'abantu, uko wenda ako kantu Imana hari ukuntu yagafashe igashira ahantu kumenya nyine ukuri kose, ariko nanone hari ibiba bigaragarira hanze. Wenda ndagira ngo natwe niho turi buze kuvuga ati wenda birashoboka ko natwe ntabwo turi buze kugira uwo dutunga urutoki, ariko nyine bivugwa nyine kuvuga yuko umuvandimwe rwose yaba ari mu karengane, niko bivugwa cyane. Hanyuma uyu umugabo umusirimu aho yaguye ku bitaro yari mu ipingu, ubundi imfungwa ye yose yaje ku bitaro, yaje muri banki, yaje yose ko ntaje kuri banki, ariko ibiri mu ipingu azongaza kibarizwa mu mfungwa. Umusirimu waguye ku bitaro bya Kenyatta yari mu ipingu. Ayo makuru yo niyo mu ipingu. Ahubwo wenda icyo tugiye kuvugaho ni gute yafunzwe. Yafunzwe harabayeho misunderstanding yaje hagati yiwe n'umugore we, ariko ndagira nk'ahari misunderstanding wenda ahubwo twavuga aba ari nka conflict. Ni conflict, ni conflict, ntago misunderstanding ikaba ari akantu gato tutumvikanaho, wenda kaba ari akantu gato abantu bibaho byose. Naje sinumva ko coba ari ni conflict ahubwo y'indani ikomeye. Amakuru avuga ko umusirimu yari afite ikintu cyo kuba yari afite imyitwarire itari myiza, tuza kuyivuga cyane, twenda turaza kuvuga nyuma ibyo twumva, ariko reka tuvuge kuri aya makuru. Bivuga ko habaye imyitwarire itari myiza y'umugore, hanyuma umugabo ntiyabifata neza, biza kuvamo conflict nk'uko mugenzi wanjye bivuze. Iyo conflict iza kuviramo urubanza
rwo gufungisha umugabo. Ariko ndagira ngo mbere yuko wenda hanafungishwa iyo byarenze umuryango shingiro, ndavuga ngo umugabo n'umugore bikaja mu muryango mugari, ndagira ngo mbere yuko bivugwa ko mbere yuko umugore aja muri leta mu manza babanje kubishira mu muryango, ariko ngo hagati byakunda birananirana kugeza ubwo aho wari ugeze. Ariko reka dukomeze. Hanyuma bimaze kunanirana nyine biba ngombwa ko biza mu manza, ariko buriya reka mbabwire iki gihugu ibihugu biteye imbere bihereza umugore ijambo kurusha umugabo. Iyo abagabo umugabo hari umusitari wigeze kuvuga ni Amaji. Baramubajije ati se umugabo ukubita umugore wamwita gute? Bavuga ngo uwo mugabo ari imbwa. None se umugabo ukubitwa n'umugore we aratekereza ngo nawe ari imbwa? Ubanga abagabo umugabo akoze ikosa ararihanirwa, iyo akorewe ikosa ashobora none kurihanirwa. Yego mu by'ukuri hano biba biri no mu bintu bigenga leta ziteye imbere, biba biri mu mihigo. Niba twavuga mu mihigo biba biri muri constitution y'uko nyine hari pourcentage y'abagore bagomba gushyira mu nzego zifata ibyemezo. Ubwo rero ibihugu biteye bityo bifite nyine gahunda ikomeye, polisi bazita polisi cyangwa ingamba nyine zo guteza imbere umugore. Umugore akagira ijambo, umugore agahabwa uburenganzira, akumvwa, umugore akagira nyine akamera nk'aho nyine nawe ijambo asanzwe. Kugira ijambo niyo habe n'ubwo gusa umukozeho akavuga ngo bampohoteye, bikitwa nyine ko ari guhohotera. Abayo violence bazagufunga bagufungira mu mazi, kwisha wewe na hapo umeenda kabisa. Kandi biragoye kuvanga iyo cases yawe izopfa kugira proof, kuko umugore yatatse bahita bavuga ati umurusha imbaraga. None se utuvuge ko ari wowe yakubise se? Ntabwo babyumvikana. Biragoye kugira ngo ibihugu byateye imbere uvuge. Uwo mugabo rero birangira afunzwe. Uwo n'umwaka ushize byabaye nibwo yafunzwe, hanyuma uyu mwaka aza kurwara. Amakuru avugwa ntaramenyekana neza icyamuteye iyo ndwara, gusa muri prison ni ahantu habi. Prison ho rwose reka tubakurireho ni ahantu habi. Kuva mu muntu warwaye si igitangaza, ahubwo se nibwo utatarwaye ugafungirwa muri iki gihugu. No muri iki gihugu ewe kabisa. Ni abaza bavuga ngo tegereza yahuye na heba. Ni ukuvuga ngo umuntu ugufungiye muri kino gihugu ntugufungiye muri Mali. Ni ahantu habi, muri kino gihugu kwafungirwa ikintu kiri none ubundi ahantu uzabonera kugira ngo umenye ko prison ari mbi ni ruswa level ya ruswa y'igihugu. Ni ukuvuga ngo iyo level ya ruswa y'igihugu cyangwa se corruption y'igihugu iri hejuru, usanga ibikorwa remezo bitabamo ibintu by'ibanze. Byanga byakunda prison ya hano igomba kuba ifite ubuzima bubi, kuko sintekereza ko prison ya hano yaba irimo ubuzima bwiza mu gihe n'abaturage bo hanze ubona ko bitapanze neza. So aza kurwanira muri gereza, kuko urumva urubanza rumaze kugira umuntu wari ufite kumukurishamo wenyine ni umugore we. Umugore niwe ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ibibazo byakemutse, umugabo ni umufungure, arekeyemo umugabo ageze aho arwara takumufungura. Wenda reka sinzi, wenda nta makuru dufite, ariko mu by'ukuri kugira ngo wenda dukoremo ubusesenguzi bukeya, ntabwo nzi niba wenda hari aho hagati mbere y'uko wenda narwara umugore w'umutima, umugore muzima ufite kureba imbere ngo arebe uko bimeze, yari akwiye kutagira byibuze umutima ngo avuge ngo ese umugabo waje ko arwaye wenda ko kanyuzemwo
nubwo byaba ari ukuri ntabwo tuyobohora byibura nkavuga ati ibibazo byashize we niba ashaka ntibabaniho niba ashaka ntibagumane oya rega n'ukuntu si ngombwa ko hari n'ukuntu iyo nk'uko tuba tuvuze ngo kanyuzemwo uba weretse ishusho ishoboka noneho nk'uko wenda byagenze ukareba nyine mukavugana bikareba ubundi buryo bishobora ubwo turi kuvuga mbere y'uko rwose anaremba ngo ajanwe kwa muganga kugeza sinzi ubwo ntabwo turi kubivuga wenda muri ubu buryo tuzi uko byagiye bikurikiranwa tuzi uko byagiye bikurikiranwa ariko ntekereza ko kanyuzemwo ubundi umuntu yoba yize ukavuga uti yemera reka tudohore ariko umuntu ageze aho arwara arembye urabizi hano ageze aho arembye tuvuge se ko amakuru atayakurikira sinzi aba yatayarakurikiranaga wenda akamenya ko umuntu yarembye nyuma ndatekereza ko umugore yoba ari gito ufungishije umugabo wawe tushaka gukurikirana n'amakuru none ise w'abana gute mujaranye abana barenga 1-2 tiwogira n'uwo mutima ngo uvuge ngo niho wenda turi nyine kugerageza kumva inkuru uko imeze ariko niho tutekereza kuvuga ngo nanone birashoboka ko harimo akantu ko bavuga bishoboka kuko nyine urumva hari akantu kuko urumva nawe bitekereze ufungishije umuntu cyangwa se wenda tuvuge arafunzwe hanyuzemo ubu ukera umwaka udutangiye ukwezi kwarangiye tushobora no gukurikirana ngo umenye ngo wenda bimeze bite ukuvuga ngo mu birego ngo bari kuvuga ngo byatangwa kugira ngo umugabo afungwe ngo yavuze ko ngo nibyo abantu bari kuvuga simpamije ko ari byo yavuze kuko nje nta gipapuro ca dosiye ya polisi gihari ngo mfite ubundi gusoma hari abantu bazafata ibintu nabi ariko ngo nuko ngo bari kuva amakuru avuga ngo nuko ngo yaramuhushije ngo ashaka kumwica umugabo wakibaza twakuye amakuru yagize wakibaza ese umuntu ushaka kukwica ntiyavuze rimwe ngo yazamuhusha ngo ni ukumuhusha no yego iyo umuntu ashaka kukwica wenda ashobora kuba ari umunsi umwe ariko kuguhusha ni ukuvuga ngo nzandamirwa n'Imana na akantu gato niko kukaburira imbuga itakaguhusha ukiru nuvuga ngo nukuguhusha ese uyu mugore niyo baramushije yigeze aje mu bitaro wenda ngo bamukubise ari hafi gupfa tiyapfa bamushije muri make cyangwa wenda ikindi kintu cyari cyateguwe wenda guhusha bagushije hari ibimenyetso bigaragara ko baguhushije wenda bivuga ati wenda yampushije ndagira okay hanyuma se niyo yaba ari umuntu mwebwe wenda mushize muri analize abantu turi kuganira umuntu uwo mujarira umwana wa mbere hayaguhusha ukamujarira umwana wa gatatu hayaguhusha wa kabiri hayaguhusha yewe iryo buhusha niwe ntazahamya nta munsi azohamya wohusha iyo myaka yose wayihusha cyangwa wabuzuka mu gitondo ukamutekereza guhusha umuntu ariko ubwo ni uruhande rumwe urundi ruhande nanone tirwumvikana nico nabonye kitari kumvikana ahubwo wenda turaza kugaruka ku makuru yagiye avugwa ko umuntu yagiye agira wenda imyitwarire itari myiza wenda se bikaba ari ukugira ngo abone ku bwisanzure ariko buri gihe abantu bazi baguma kuba bakazi baba impamvu zigana ku bibi bishobora kuba ku bantu ariko hari ikindi kintu tumaze kubona muri community yacu kandi ndango abantu basoma Bibiliya Mose kuri niwe wazanye divorce aje gutegeka divorce ntago ari umugambi w'Imana ahubwo ariko abona abantu bazomarana aravuga ati ko musa ukuntu mbaye mbona noja gutemana mugire divorce none muri community yacu divorce buriya ni ikintu sakirire
sakirego none se abo bantu niba mu muryango byarananiranye icyari kigoye niki kuvuga ati yewe genda nawe ugenda iwanyu sibyo mutandukanye hatabamo kugushwa none wowe mpaka bagufungisha kugira ngo ntekereza ko n'abantu baba barabakuze kandi buriya iyo abantu bakuze baba babwiza aho gufata imyanzuro yabo ukavuga uti umugabo turananiranye cyangwa umugore turananiranye yewe none ga bugiye tubanze twitekerezeho cyangwe nanjye wenda reka nipange yego kuko ubundi uko ibintu bikoze atari ugutwaza igitugu ariko ubundi umugore uwo mugore bahushije rimwe kabiri gatatu ntatahe ngo aje iwabo ati bahunge akaja kuzana polisi ari ibintu yewe abantu bubahe imiryango urumva ubundi wenda yakaba yanavuga wenda jewe uko ushaka ndi kubona bimeze reka nje mfate n'abana banje duhunge nibyo nina ni kukubwira nibyo ndandi kuvuga kuko twe tugiye iwacu yego twe tugiye iwacu bareke gukomeza kumpusha none se bari kugusha gute wara utari mu rugo wewe wihambiriye ku rugo niba bari kugusha wenda tuvuga wenda bari kumusha we umwe kurwihambira bari kugusha impaka ufungisha umuntu iyo ugiye ukava muri urwo rugo ukaba ugiye umugabo wenda yaratekereza kutagusha kandi hari n'ibindi bintu ibintu by'amakese ngo biza bifasha abantu muri we bamwe biza bibafasha hari nk'abagore bagiye muri wene bakavuga ngo bafashwe ku ngufu ngo abana ngo yabyaye ngo nta mugabo agira ikintu cyo kutubaha umuryango kubera inyungu runaka mufite yego iganisha ku muryango yego ikintu cyo kutubaha umuryango biri kuganisha ku nyungu zawe bwite hano amadosiye menshi ari hano amadosiye menshi ari hano nuko abana bose ugasanga afite abana 4-5 ariko ngo bose ngo bagiye bamufata baramufashe ngo baramufashe kandi afite umugabo abana ukora ibishoboka kugira ngo ibyo bidosiye muhamuhaye muhimba by'ibinyoma kugira ngo muje hanze no mutane hehe no wafungisha umuntu kubera inyungu meze ngo wagwaye ngo waremje na kubera izikuru zijyanye n'imiryango abantu wenda bari kugenda bagira uburyo butari bwiza bwo bw'inyungu kandi zishira nubwo wenda dukunze ubuzima bwiza dukunze kuja hanze dukunze gukira kwambara neza turabikunze dukunze ifaranga dukunze ariko muza mwibuka ko ari ibintu tuzosiga hanze twaje gutyo tuza gutyo iyo umuntu avutse azaza gutyo mu bushakashatsi bwakozwe muri Amerika bwavuze gute bwavuze gute ngo kwivuza neza ukajya neza ukambara ukiga neza ukambara neza ugatunga nziza ibintu byose ugatunga neza ngo ukaja Miami ukaja Mombasa ukaja muri Amerika ukaja ruguru ukagaruka ubushakashatsi ngo burangira buvuze yuko ngo mutazapfa mureke guhemuka kandi twiga turizera twizera ko nyuma y'ubu buzima hari ububanza hari ubundi none kandi bwo tuzatindamo ubwo buzima babutegura bakiri hano uko bimeze wowe ubyemera utabyemera utabyemera babutegura buri hano none izi nyungu turi gushaka za nona zikaba rimwe na rimwe zikaba n'impamvu zigana ku bibi by'abandi mupfuho umuntu nyine agomba gupfa nopfa ndi hano nopfa ariko ikibazo ni igihe noneho urupfu rwanjye cyangwa umunsi wanje wo gupfa ari wowe bivuyeho ese urumva noneho urumva icyo gikomere uzogikira yogikira se wamugana none se azobwira abana be ngo papa yishwe n'iki n'indwara afite ipingu none se urumva umwana reka tubanze tureka kuja ku bana uze kunyibutsa duhere kuri we nubwo wogira icyambere nubwo wogira umutima wakahebwe urupfu ruza rugira imbaraga kandi ruza rwishuza rukakubwira ngo
noneho haba harabayemo kubesha, uzi ngo warabesha. urupfu bwabwo urwarwo tureba umuntu azapfa ari umwira wawe kugira ngo utage ngo kumuramutsa ngo waza wumva ngo ushaka kuja kumuramutsa mbere yuko apfa, mbere yuko kakantu kabaye kandi nta munabi nta kibazo kakaza kwishuza kakakubwira ngo wewe kumureba wagombaga kuja kumureba none tubagiye none umuntu urupfu rwawe none umuntu rwapfuye ubizi wenda tuvuge harimwo pourcentage yawe urumva urupfu ruzokwishuza bingana gute? Wewe iyo ni puwe ya mbere. Iya kabiri puwe tuvuge puwe y'abana, umwana azaza avuka avuga ngo daddy ako wapi, kandi bano utamubwira amakuru abandi yamenye abandi none ibi ni social media uko ibi ngibi bari gushaka kuri social media azabisanga noneho azasubiza gute? Ese ko uco gikomere bwo iwe arumva aguwe neza tuvuge wenda isi zosigama hari bamwe bazopfa. Je narimvuze ngo abantu tureke kuba impamvu zishobora kuganisha ku bantu ibintu bitameze neza. Ni ukuri niyo byari ukuri. Reka nkubwize ukuri, nk'umukristo ugomba kubabarira. Icya kabiri wabona urwo rugo rurimo danje y'ubuzima bwawe ukaruvamo ukagenda azo gusanga nta mwanya aje kugushirayo. Ubundi dore bimeze ikintu dushobora kuvuga tuvuge mbere abantu nyine bagiraga ibibazo, abantu nyine akaje iwabo akabagiye wenda akababwiye yagerayo nyine akaba ari aho wenda habe n'ubwo bwokipfa kuramukanya akabahunze akajana, ariko n'abana nyine akavuga ngo simbasiga kuko ndabona hano ari muri danje. Ariko niba byageze ahantu kuko iyo kese nta yavuzwe mu makuru yose ari kuvugwa, wavuga ngo wenda bari waragerageje ngo waragize gute, byabaye ikibazo kandi ikibazo cyane muri ino sije yatumye abantu batekereza, ariko tunaganira nyine tunagirana inama. Buriya umugabo w'umunyamurenge kubera ntavuga ngo uzi umugabo w'umunyamurenge ni ukubera ko tuba tuzi imico yacu ko twarezwe ku minota tubamo. Uretse umusinzi nabwo ukoreshwa n'ubwo businzi nyine yuko atari normal. Umugabo muzima w'umunyamurenge wubashwe mu rugo rwe, wumviwe nk'umugabo mu rugo rwe, sintekereza ko yagera ku rwego rwo guhusha. Wenda abantu batubwire ntabwo tugiye ko buriya abantu barahindutse ntawumenye. Ese abantu barahindutse? Gusa abagabo tuzi b'abanyamurenge niyo yaba afite kamere imeze iti ntabwo azagira umujinya wavuye nowhere ngo yari umuyumbu uyu mugabo cyangwa by'amaforoderi n'iki. Uko inzoga buriya urumogi n'inzoga nibyo biba bicanganya ubwenge bw'umuntu, ugasanga yakoze ibintu out of nowhere. Araje kubita umugore ntaca amutwaye, araje koza karagwana gusa. Naho umuntu utasinze muzima wewe bagushije noneho gute? Naje ndi gutekereza nkavuga, ariko nubwo wenda abantu nyine turi kuvuga gutya tugira gutya, nubwo yo bamakimbirane duti amakimbirane yandi narizo twavuze ko yo sindumva kese z'abantu ngo tunazibone, kuko kibiga ibintu byatangiye kuba guhusha nuko ari ikintu wenda cyabaye adopte muri society muri community. Ariko kese z'abanyamurenge zijana ku kwica kizibaho ntazo turagera kuri urwo rwego. Urwo rwego ntiturarugeraho cyane ngo tuvuge ngo guhusha. Kandi twebwe turacafite umutima, ababyeyi bacu baracafite umutima muzima, umuhungiyeho
ko turicwa ibintu nabo byakabije abantu iruguru hagire upfa abantu mu ntambara none abandi bagire no kugwa hano kubera kese zigize abantu ntibo nanyagiwe ibintu biteye ubwoba wenda sinzi ukuntu biteye ubwoba komite yacu irimo iragenda itakaza amanota ku rwego twakita ko hejuru ya iPhone, hejuru ya tipo, hejuru ya uburenze impamvu hejuru y'igitenge, hejuru ese ubwo ni ibihe bintu twatuntu namwe mu twatuntu twose hejuru twungo niko turi gutera komfo hejuru utuntu turangira umuntu yambara rimwe iPhone barayiguha cyangwa wenda urayiguze twakaba ariko dutuma umuntu mu gitondo bakayikwiba hariya cyangwa wenda bakagenda ukundi ukayitakarizaho ubuzima bw'umuntu ugakiniraho ubuzima bw'umuntu ntabwo twaje kuvuga ngo tuvuge ku ruhande rw'umuhungu cyane rw'uriya mugabo turi kuvuga en general wewe ugiye ku rwego rwo gufungisha umuntu gute mwatandukanye atari umuntu wo kuvuga ngo wenda ntukuje nawe dufitanye bifu tutabana mu nzu nta kintu duhuriye uraruvugaho mwese urumva ngo dufitanye bifu urumva aho noje hose wompiga sibyo wenda noja kurega kavuga ati uyu muntu anteye ikibazo kubera ko nzi neza ko niyo noje mu Rwanda ngo nsangayo niyo noje mu Bugande nsangayo naho family umuryango umugore n'umugabo mwakundanye mukabyarana ngo mugezeho umwe afungisha undi gute wavuye muri iyo nzu ukaje iwanyu nawe akaguma aho ngaho kugira ngo bigere kuri urwo rwego noneho ejo n'ikibazo nikiba kibe kigututseho uko wewe ariko turi kubwira n'abandi gaba bari mu ngoga bari kubona harimo imiriro n'abandi ga muri kubona kuri impamvu tumeze nk'abagiye ku ruhande rumwe nuko nta makuru yandi yasohotse wenda gusa tujya gushira no mu nyurabwenge wenda tukavuga ngo ariko uyu mugore yose wafungishije iwabo bakibana mu nzu amakuru yose yasohotse yaza yerekeza ku ruhande nyine urwo ngurwo rufite intege nke ariko tunagira inama n'abandi wenda imiriro ihayaka nyabo tugabe iterambere wenda abanyamurenge dufite uburyo ubufura bwamyeho sibyo dufite uburyo ubufura bwamyeho kandi ntabwo ikivugo aricyo tugiye kuduhindura kabisa ndahagaritse mu mushasha niko hazamera umushasha ugira ibintu byiza ariko umushasha ntabwo ufata ibintu byose ufata ibyiza ibindi bitari byiza ubireke noneho hanze ngo ni umwoto reka gano muri Kenya hanzeho ni umwoto ni umwoto hanzeho ni ukuvuga nk'uko nkozeho uba ufunze uko nkozeho ushaka ngo wamukoreye iki katabishaka mugasho hanzeho ni umwete n'uwo ni umwete ni umwoto ariko n'umwete ubunzu narenguze burya uzi umushora n'urwara ukabwiyemo cyangwa kuko umubu wandiye akamenyetso kakaboneka abikwitiriye gusa hakaza gusa ubufunzwe wowe uba ugiye kubamo ngo umubu wandiye ariko ntekereza ko ari n'aka wawohereje iyo ni kezi uvuga ngo ubu ngubu Eric umuryango uzoshira respect y'umuryango uzoshira ari muri kuvuga ngo je ko twahuye dushaje ngo twese dukuze utakintu woza umbwira kandi nyine abantu batangiye kukagira akantu ka imyumvire ngo umuntu twahuye afite amenyo 32 abandi bafite imbinyi cyane bamwe batumuzamenye ko bafite 35 kandi ntabwo byoroshye ariko twongere n'ukuri tukebure twongere tuvuge ngo ibintu bisubire mu buryo aho bishoboka abantu baha umuryango ugira agaciro kire valeur
ntakwiyayibisha niba habaye ikibazo kivuge mu muryango, nubona bikomeye uvamo aho uba ugiye mugani wa Mose, tumubona muraniranye mutandukanye. Biraruta kugira ngo iryinyo rihorerwe irindi. Biraruta kabisa, kuko rero umuntu arikosora, niba ari n'umuntu wagize agera akikosora akabona byagiye gutya na gutya, ariko reka nkubwire ibi amakosa ntakave ku mugore. Abarutanze niko zibavuga. Umugore wagize amafuti ngo yarutanze, ntibishobora gukira. Buri mugabo azanavuga, azanava mu nzu akagenda agahuga, ugasanga yagiye yahuze. Ariko umugore uriya niwe nyir'urugo, iyo yagize amafuti azavuga ngo niwe mutima w'urugo. Yagize amafuti amaraso amagara. Hari abaza bavuga ngo ni nabwo buryo bwe, kuko nyine yumva nyine, ariko ntidushigikiye k'abagabo bagira amafuti, ariko akenshi ubundi amagabo amafuti y'abagabo none byagenze bite? Amafuti y'abagabo amafuti y'abagabo, kandi buriya umugabo ni respect, umugabo akunda icubahiro. Buriya umugabo uko yaba ameze kose, iyo wamwubaha ntagira imbaraga zo kubanga. Mu makuru baza bavuga amakuru y'uko wenda umugore ngo kuri iyi kesi y'uko yazaga ataha nijoro, ubundi umugore watashe inyuma y'umugabo si kuvugishwa noneho umugore watashe inyuma y'umugabo ku mpamvu zitazwi. Nizo bazizi tuvuge zatanu impamvu ni nyabazi tuganire ahangaha reka tuganire izo mpamvu zizwi cyangwa zizwi nyine nkaba yagutumye ugasohokamo agutumye kaba gutumye za famiye nyine cyangwa kuri gutinya no ko tuzijamo bureka kubwire none ukuba warazindutse ako kantu kitwa impamvu buriya uyu nguyu watahaga none warazindutse utashe wenda imodoka utashe nyine nyuma y'umugabo, tuvuge gutya uvuye mu Bugande uragarutse sibyo, ugarutse nka saa 5 trinity ishitse hari muri saa 5 nawe sinzi ukuntu bayi iyo mpamvu irumvikana. Oya none reka ndayemeye iyo mpamvu ndayemeye, niba trinity yagushikije hari mu mujyi saa 5 nijoro ndakwemereye ngo aho ariko umva ko iyo mpamvu irumvikana yego, nawe wagiye gutara mutashe saa 5 asaze. None se niba mwagiye gutarama wowe ufatwa cyane uzane na Yesu muze muri kumwe aza kuvugira ko mwari muri kumwe ariko wowe utepa uzi ko utwo tudetaye dusa n'utwumvikana ariko dusheje kumva wewe wafashwe n'ukuri kandi uwagufasha yama gushaka umugende mu bandi ntagitombwira ngo umukunga warabaye mwinshi ngo wari ko dusengera ngo kwa turi benshi ngo jewe nagezweho ntinze ko numva ujanze kandi ibintu byari bimeze neza ntibikunda iyo mpamvu kandi ari yumvikanweho yo kuja muri tarama ariko nta ya saa 5 yumvikanye. No reka mvuga akantu gasekeje ejo arowacu yambwiye ngo ngagiye kuramutsa ngo exe oya ngo ariko kwari gusurana ndagira ariko yari brag nari mu bajense muko bigenze biti ko mugiye ati kondaje kuramutsa exe ngo mubwire ngo urashatse ewe nawe urashatswe ndashatswe ndashatswe impamvu nari mbivuze nuko nagatekereje ndavuga twabaye namubwire ngo mimi sikuwa na ubaya nta mutima mubi
ibyo impamvu bivuze nuko hari impamvu zibazume none akubwiye ngo agiye kuramukanya uwo muza se genda uramukanye saa moya utahe kwabaye uramukanya se kabo urukumbuzi se haba muramukanye rero yaza vuba muramukanye saa 5 nizi gufata uri hanze y'ikuramukanya turuhumanuka makuru yara kandi sinibaza ukuntu rero gufungirana umbwiye wampamagaye ukambwira ati yo nikaho nagize jam habaho jam no reka ndangize iyo nkuru yanje wakibwiye yuko none nahize mbona ya postinze umupira Manchester n'ukuri kw'Imana yeza postinga Manchester gusa wonyene wazambwira ngo ngagiye kureba ngo icyo ntamenye no mpamvu bivuze ni ukugira ngo turi gutera story urabihinye ariko abantu bumva bumvishe abandi bari ndangi ndavuga ni sewe no hari abandi izirashize ndavuga sewe celebration wazukubagura wiruka akabumbu hari akabumbu umukobwa ari sawa ndangi sindamubajije menshi gakukurumva tujuke mu kiganiro niyo bavugana bitekereje turavuze tugera abantu ku mpamvu numva kangarutsemwo ahubwo wamugana usanga abagore bari mu gutaha saa 5 kubera akabumbu tawome wasanga akabumbu bafite impamvu zumvikana ushobora rwose bakunda akabumbu mwe mutaza amakuru wenda akabagiye ko mu kabumbu kagashira saa 6 none se aragasiga urumva ndavuga cyane koyo we akabumbu kari kurebe ko bari kukarebera hehe tuvuge muri community yacu hano ko karareba hehe hano Nyamazi none se mu mago uzahita ngo ni mu kibanda mu mago nta no kuri telefone wowe ureba umupira nzo nkurebera kuri telefone abo ntabwo twihaye twe turi kureba gusa impamvu zishoboka ako kantu kamujeho kandi izo mpamvu zikaba zumvikana kuri wewe niba utazumva rero oya bazumvikaneho gusa ako kantu uvuze abantu bagende bari abagore babashobora kuba basigaye bakunda akabumbu tamakuru bafite uwanyaje ukoze mu kabumbu wera ntuzi ko Manchester yakinye na Arsenal uri mu gitaramo umugore yagiye kureba akabumbu uri mu gitaramo urabicubitse zose urabirangije jewe mba mbaganije nk'abantu bakuru kandi hari uwo mvuze hari utunze urutoki ntawe gusa nta mugore wo gutaha saa 3 sangahi afite abana mu nzu niki hanyuma rero kuri ibyo twarimo tuvuga abantu bagende bubaha umuryango nkuko twakomeje kubikomozaho bagire kubaha umuryango kandi umuntu ubonye byakomeye n'ukuri ukava mu rugo wo kugira ngo wenda ibintu nk'ibi ngibi bizongere tubyumva ahandi cyangwa se tubona ahandi kandi n'ukuri ntabwo ari byo ibi ngibi ko yatera n'abantu bari inyuma batarashaka impungenge yo gushaka avuga ati ibi ni byo duhaza guhura nabyo kandi nyine kuko abantu bazayivuga uhuye n'umuntu ashaje afite kuriya kasorobo mugani wa nyabugogo aba mu mushasha noneho urumva si nka ruguru wenda cyangwa so gusaba yari afite iyo kasorobo wa mugani aragukoroze uvuze uko umugira n'umukoraho uramufungwa kasorobo nutamukubitaga none ga urabura amahoro natwe ntitushigikiye gukubita ntabishigikiye ntabishigikiye pe urakubita se ntufunge cyangwa wenda akubita kubwe mu ga indi mico itari myiza wenda yotuma wenda ngo nibyo bigaragaza kuri umugabo ariko nanone abantu bareke utuntu nyine tw'ubuzima ndavuga se ubuzima busa naho buri gutuma bahemuka kugira ngo wenda izindi nyungu ziri inyuma genda balance abantu genda
iraza gukora igitangaza. ni nziza ariko ikoreshejwe nabi, kumva ahubwo kuyumva uburyo abantu bayumvamo. kandi gender balance ntabwo ikuraho kubahana donc inshingano z'umuntu, inshingano z'umuntu ku wundi ntabwo zikuraho. ntabwo zikuraho pe. icyo gusa ni uko abantu bagomba kubwuzuzanya. ubwuzuzanye rero ntabwo bivuga nyine kurenga imipaka y'ubwuzuzanye. ni ukuri. mwakoze abo twabanye, hanyuma dukomeje kwihanganisha umuryango wabuze umuntu. birababaje nyine, yaba ari ahashatse ndetse n'aho avuka, bose turabihanganishije nyine ngo bihangane. yego Imana igomeze ihumurize imitima y'abo byagezeho cyane. wenda natwe nk'umuryango Nyamurenge bose barababaye kubera ko babuze umuntu amaboko y'igihugu, no kuba ari inkuru itamenyerewe, no kuba nyine ari amakuru ababaje nyine. ukuri bihangane uko biza bigenda mu isi. yego bihangane, hanyuma kandi abantu nyine bakomeze bagere ku muryango bahumurize nk'abantu batakaje umuntu. nyine iyi nkuru tikureho uko abantu basanzwe bitwara mu gihe habaye ikibazo nk'iki ngiki. yego iyi nkuru nyine abantu hari n'abari kuvuga biteye ubwoba birenze n'uko twe twabivuze, hari bari kuzana izindi muri iyo habaye ikibazo. Eric, abantu baza bavuga ibintu byinshi, hari n'abari gushiramo umunyu bagashiramo isukari, ibintu bigakabya ku buryo nyine byozana n'inzangano, byozana n'intambara no kugera ku bagize ibyago. ibyo bintu kabisa abantu ntibabikore nyine. umuntu yagiye ihangane. hanyuma turabashimiye mwe twabanye muri kino kiganiro. turarekera komeza kunogerwa na gahunda za Kalawu TV ikomeza kubategurira. nawe ubutaha Imana bamugisha.